nyine ubu norora inkoko mbona umusaruro ajyana ku ikusanyirizo. Nyirandorimana Matilda ni umubyeyi wo mu karere ka Gakenke mu murenge wa Nemba. Matilda avuga ko yakuze akunda ubworozi bw'inkoko ariko akazitirwa no kubura igishoro yatangiza ubwo bworozi bw'inkoko. Nyuma yo kumva ko hari gahunda yo kuguriza abagore bakabasha korora muri gahunda ya worora mugore, niho yahereye yinjira muri ubu bworozi bw'inkoko anakora kugeza ubu. Nari mu ikigo nabonaga ariko ntazi imikorere yacyo, numva barimo batanga ubuhamya bw'uko batanga inguzanyo mu buryo bworoshye kandi ku bintu byerekeranye iby'ubuhinzi n'ubworozi. Mbonye nta kazi mfite ndavuga reka njye kuyiguza, ahubwo natinyutse n'umugore kugira ngo niteze imbere. Leta ibidushishikariza icyo maze kugeraho, nyine ubu norora inkoko mbona umusaruro ajyana ku ikusanyirizo, bifasha kwishyurira abana amashuri no kubona ikintunga ntasabirije umugore, ahubwo bazongeraho umugore wa Gakenke. Nabyakiriye neza kuko hari abagore twitinyutse kandi hari abagore benshi nagiye mbona, hari aboroye inkoko, hari aboroye ingurube nkanjye, kuko na wa wundi wavuga bati mfite igishoro gike ari buyoboke ya banke bamuha inguzanyo abona igishoro cyo kujya mu bworozi. Korora ku mugore iterambere ry'umuryango niyo nyito nyamukuru ya worora mugore iri mu kigo cy'imari cya RIM. Emmanuel Nshimiyumuremyi ni umucungamutungo wa RIM mu karere ka Musanze. Abadamu icyo tubashishikariza no kugana RIM kuko ya namahirwe y'imboneka rimwe. Iyo ugize amahirwe ubona ikigo cy'imari gishobora kuza kikagutega amatwi kandi kikabasha kumva umushinga wawe neza, kikagufasha no kuwushyira mu bikorwa. Mu badamu rero iyi produit twashyizeho ni produit borohereza, bashobora kubona inguzanyo mu gihe gito ugereranyije n'ubundi bwoko bw'inguzanyo dufite. Iyi gahunda ya worora mugore izakorera mu turere hafi ya twose dukoreramo ikigo cy'imari cya RIM. Ni gahunda iki kigo cya RIM cyatewemo inkunga n'umushinga worora wihaze, akaba ari na kimwe mu bikorwa wishimira kuba umaze kugeraho mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu karere ka Gakenke. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.